Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Bimurangira Thierry yamaze kwemeza ko uwitwa Shema Fabrice yamaze kuba atabwa muri yombi azira icyaha kimwe gusa. Ni icyaha rukumbi, ni icyaha uzasanga ku bakire gusa, kubera ko ni icyaha kenshi cyane bishobora kuba byagorana ku mukire ko wakimusanga, ku mukene ko wakimusangaho. Rero uyu Shema Fabrice arazira icyaha cy'abakire. Rero wakibaza ngo icyo cyaha cy'abakire uyu Shema Fabrice ari kuzira ni iki? Rero ari nacyo ngira ngo nze kuba ngenda musobanura muri iki kiganiro. Mumbwire ese ko uyu mugabo yarazwi nk'umugabo w'inyangamugayo, umugabo rwose utapfa kuba wakikiraho ibi bintu. Ese byaje kuba bigenda bite kugira ngo iki cyaha cy'abakire kize kurangira agishinjijwe ndetse bize kumuviramo kuba yatabwa muri yombi? Navuga ko n'ubundi ni inkuru itangiye kugenda icicikana muri uyu niho ku mbuga nkoranyambaga zatangiye kugenda hacicikana amakuru avuga ko uwitwa Shema Fabrice yamaze kuba yatabwa muri yombi. Rero ni inkuru igira iti RIB yemeje ko yataye muri yombi Shema Fabrice wari usanzwe ari umuyobozi wa Ferwafa. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Bimurangira Thierry yabwiye igihe ko akurikiranyweho gutanga sheke itazigamiye. Shema afungiye ubu ngubu kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo dosiye ye ishyikirijwe ubushinjacyaha. Ibi rero nibyo nababwiraga, iki cyaha nicyo uzasanga mu bakire gusa, nta mukene uzigera usanga. Icyaha nk'iki ngiki cyaje kuba kimuhama byagorana cyane rwose. Ni ibintu bitanashoboka ko wabona umukire umukene bafunze azira icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye. We ushobora kumushinja ko yibye igitoki, yibye inka y'umuturanyi, yibye ihene, yibye iki, ariko iki ni icyaha kiba gifite umwihariko kuba ari icyaha nyine cy'abakire cyane. Ni icyaha cy'abakire, nicyo Fabrice rero arimo arakishinzwa cyangwa arimo arakekwaho kuba yaragikoze. Rero akaba yaratanze sheke itazigamiye. Mw'abantu mwe rero, abantu mwari muzi Fabrice rero, ubwo rero icyo cyaha yazize ni icyaha ariko kitoroshye, ni icyaha kitoroshye, ariko ubu nshakana nareba n'ingingo igihana kugira ngo nze nyibabwira. Ariko ni ingingo ikomeye cyane, byanze bikunze gutanga sheke itazigamiye ni icyaha. Ni ukuvuga ngo iyo utanze sheke itazigamiye, igihano cy'amafaranga 10% y'agaciro ka sheke itazigamiye, ariko ntikirenge miliyoni 10. Hari n'ibihano by'ubutegetsi nko kutemererwa kubona inguzanyo, guhabwa sheke, agatabo ka sheke, yego, guhabwa sheke, agatabo ka sheke jya indi konti mu gihe cyangwa indi konti mu gihe wakoze icyo cyaha. Urwego rw'icyaha rero ni itegeko nomero 60/2021 ryerekana ko negotiable instrument biteganya ko umuntu utanga cyangwa ukoresha sheke azi ko nta mafaranga ahagije afite ashobora guhanishwa igifungo kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 5 hamwe n'ihazabu iri hagati y'inshuro 5 n'inshuro 10 z'agaciro ka sheke bitewe n'ibikubiye mu cyaha. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Shema Fabrice rwose Imana ikureberere rwose, urebe ko wakirokoka. Hasi bura n'amafaranga angahe uyu mugabo yari yatanzera, ntabwo bayashyizeho ngo turebe amafaranga yari yaje kuba atanga. Rero aza kuba atuma atabwa muri yombi, akaba yarabuze kuri konti. Ntabwo babyoroshya umuntu wayamuhanga ajye kuyakubikiriza agahita yacisha hano ukazatanga sheke, agera agasanga ntabwo izigamiye, byakubana ikibazo gikomeye cyane. Rero ngaho kuko rero mukomeze kugenda rero mugubwa neza, ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza cyane, mukomeze kora subscribe.